uko ariko kose uyu mwaka hari ukuntu wavuga guti uyu mwaka ugomba kurangira hari ibintu ngezeho, ariko nshuti ukaba usanze uyu mwaka urangiye ibyo bintu watekerezaga bitagezweho. Bibaho. Mana data wa twese, ndagushimye ko ukomeje kubana natwe, ukomeje kuturinda, urinze abanyarwanda, urinze igihugu, urinze isi yose, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Wongeye kutwemerera yuko tugera kuri Arine 250 turi bazimu, bishimirwe. Nkweretse abankurikiye, nkweretse ababasha kumva ururimi bose aho bari, ubagirire neza, umugisha wawe babeho. Ikiganiro tugiye kugira abacyumva kigira icyo kibamarira mu buzima bwabo, mu mibereho yabo. Kora iby'imbaraga kuko uri Imana, ushimwe kubyumvishe. Twese byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Arine 250, mwebwe mudasiba kunyereka ko munkurikiye uko bwije nuko bukeye. Ndabasuhuje abari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali. Ndabasuhuje cyane. Imana y'amahoro ibagirire neza. Abari muri Afrika, abari mu bihugu bya kure, mwese abakomeje kudukurikirana, bakomeje gukanda subscribe, abagenda baduha comment, n'ukuri Imana y'amahoro ibaho umugisha by'umwihariko mwinshi cyane. Like zanyu byose nibidutera imbaraga, nibitwereka yuko mudukurikiye, nibitwereka yuko mudahwema kubana natwe. N'ukuri ndababona biri kugenda biza rwose. Imana ibahereza umugisha. Uyu munsi rero ndifuza yuko twongera kuganira ku buzima busanzwe bwacu. Uyu munsi ndifuza yuko tuganira ku buzima. Hari ukuntu nk'iyo umwaka utangira, hari ukuntu umuntu akora plan cyangwa se avuga ati umwaka wanjye ndumva nzakora ibi, ndumva nzagera kuri ibi. Hari abahiga imihigo itandukanye bakavuga ngo uyu mwaka ugomba kurangira ese mfite ikibanza, uyu mwaka ugomba kurangira mfite moto, uyu mwaka ugomba kurangira mfite inzu yanjye, uyu mwaka ugomba kurangira naravuye mu busiribateri ndi umugabo, uyu mwaka se ugomba kurangira ndi umugore, uyu mwaka se ugomba kurangira naraguze igare, uyu mwaka se ugomba kurangira naraguze umurima, uyu mwaka ugomba kurangira ntakiba mu Rwanda naragiye hanze. Abantu baba bafite plani nyinshi zitandukanye. Kimwe nuko nawe uyu mwaka utangira, wowe uri kunyumva, wowe unkurikirana, nawe hari ibyo wumva gutekereza, hari imihigo wari ufite, hari ukuntu wumvaga ibintu, hari ukuntu wumvaga uyu mwaka ugomba kurangira umeze, hari umushahara wumvaga ugomba kubuhembwa, business yawe hari ukuntu wumvaga igomba kuba yaragutse mu kuntu, hari uburyo kinyine wabyumvaga, hari ukuntu wumvaga yuko umwaka ugomba kurangira kame mu byibuze ufite nk'ikibanza, cyangwa se hari ukuntu wumvaga uyu mwaka ugomba kurangira ibintu byo guhora ukorera abandi wabivuyemo, nawe ufite aka business kawe washinze, cyangwa se wenda waravuye mu kujya uverisa buri munsi, nawe uvuga uti noneho nzagerageza ngure moto yanjye, ngure igare ryanjye, ngure imodoka yanjye. Nawe hari imipango wari ufite, wowe uri kunyumva, wowe uri kunkurikirana, uvuga ati uyu mwaka ugomba kurangira mfite inzu yanjye mvuye mu bukode, uko yaba imeze kose, yaba irimo amakaro, yaba itarajyamo sima, yaba imeze ite, uko ariko kose uyu mwaka hari ukuntu wavuga guti uyu mwaka ugomba kurangira hari ibintu ngezeho. Ariko nshuti ukaba usanze uyu mwaka urangiye ibyo bintu watekerezaga bitagezweho. Bibaho yuko wapanga ibintu ntibigende uko wabyifuje. Bibaho yuko wavuga uti uyu mwaka ugomba kurangira mfite ikibanza wenda gihagaze miliyoni 5, ugasanga umwaka urangiye nta na miliyoni ufite. Ibyo ni ibintu bibaho yuko ushobora kuvuga ati nyuma y'imyaka 10 nkodesha, uyu mwaka ugomba kurangira mfite inzu yanjye y'ibyumba wenda 3 se na salo, bikarangira n'iyi nzu y'icyumba na salo ntayo ufite. Ibyo ni ibintu bibaho yuko umuntu ashobora kugira
imigambi y'ibyo azageraho mu mwaka ariko umwaka ukarangira mu by'ukuri atabigezeho. Rero uyu munsi nagira ngo nkubwire nimba ibyo bintu bibaho kandi nawe urabizi yuko bibaho, nanjye byambayeho, nanjye uri kubikubwira byambayeho, nanjye hari ukuntu numvaga kabisa uyu mwaka uzajya kurangira akagacano hari ahantu kageze uri kumva, ariko uyu munsi ndabona ibintu bitagenda nk'uko nyine nabitekerezaga ariko bigenda neza nanone. Aha hari ukuntu nanjye numvaga bigomba kugenda, haba mu buryo bw'imikorere, haba mu buryo bwo kugira ibyo ngeraho mu buryo bufatika mu kazi muki. Nanjye nari mfite imipango myinshi ariko imwe yarakunze indi ntiyakunda, ariko nawe wenda byashoboka kumeze nkanjye, byashoboka yuko wavuga guti uyu mwaka nzaba mfite moto, uyu mwaka nzaba mfite iki, uyu mwaka nzaba ngeza, uyu mwaka nzaba ndi kuri iyi level, ariko uyu munsi bikaba byanze. Ariko nubwo byanze ikintu nagira ngo nkubwire nuko bitazahora byanga. Oya, ntago bizahora byanga, ntago buri gihe bizahora byanga. Uyu mwaka bishobora kwanga ariko uriya mwaka uje bikemera. Kugira ngo ubyumve, nusubiza amaso inyuma urasanga n'ubundi na 2024 hari ibintu wari warapanze biranga, ariko ugeze 2025 biremera. Ariko hari ibindi wari warapanze 2025 harimo ibyemeye harimo ibitaremeye, ariko nibitaremeye uyu mwaka ndagira ngo nkubwire ngo undi mwaka 2026 uberedi yuko ibyo bintu bizemera, izo plani zawe zizakunda. Ntago ibintu bihora byanga, wenda bishobora kwanga umwaka umwe bigashira imyaka 2 bikanga imyaka 3, ariko ntago ibintu buri gihe bihora byanga. Hari igihe ibintu byemera, hari igihe umuntu akora bikanga, ukagerageza bikanga, ugakubita hano bikanga, ugakubita hariya bikanga, ugashikarunda ariko ukabona ntagwira. Ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo siko bihora, hari igihe bihinduka, hari igihe uyu munsi byemera, hari igihe imyaka myinshi itambuka byanga hakagira indi mwakuzi byemera ukabona ibintu biremera, wakora ukabona biremera, wasevinga ukabona hari ikintu kijyaho, wagura ikibanza ukabona biremeye, watangira kucyubaka ukabona ibintu biri kwemera biri kugenda byemera. Ndagira ngo nkubwire ngo hari igihe byemera. Ntiwihebe ngo uvuge utese ubu amaherezo nayahe, ngo wumve ngo ukutse umutima, ngo wumve ngo mana yanjye ngese ubu njyewe, ngo wumve Imana yarakuretse, ngo wumve ngo imishinga yanjye buri gihe uko mpanze ibintu ntibigerwaho, wumve ngo buri gihe uko nikoreye ibintu ntibigerwaho. Oya, hari igihe kijya kigera ibintu bikanga, ariko hari n'igihe kigera ibintu bikemera. Hari igihe kigera umuntu agakora akabona ntazi icyo akorera, ukabona ukorera kurya gusa no kwishyura inzu, ariko hari n'igihe kigera ugakora ukishyura iyo nzu, ukarya ukanasevinga, ukaba wanafasha umukene, byose bikemera. Rero nshuti yanjye, nimba wumva wari wihebye, nimba wumva wari ubabaye, nimba wumva wibaza gutese amaherezo nayahe, amaherezo arahari, ntago ariko bizahora. Hari ijambo riba muri Bibiliya rivuga ngo siko bizahora kuba mutegereza, no kubakora cyane rero siko bizahora. Wowe upfa gukura amaboko mu mufuka ugakora, urabizi ko nta kazi kaba kabi, nta kazi kabi kabaho, ntibazakubeshye. Akazi ukora kariko kose kapfa kuba kagutunze, kabapfa kuba kakwishyurira inzu, kabapfa kuba kadatuma usabiriza. Uri kumva? Wowe kora cyane, kura imbaraga, kura amaboko mu mufuka, wambara imbaraga, ukore cyane mu bushobozi bwawe. Nubona karakugakore, umuntu nakubwira ngo tujye hano hari ikiraka cyaduha amafaranga ugikore. Umva, nushaka ukore ku manywa, nushaka ukore ninjoro, nushaka ukore mu kibunda, nushaka ukore izuba riva, nushaka ukore imvura igwa, wowe ukura amaboko mu mufuka ukore ahantu hose ubonye okaziyo yatuma ubona amafaranga aciye mu buryo bwiza, uyakorera. Ushaka amafaranga ukore cyane, ibintu bizemera, ibintu bizaza. Ntago uzahora uvuga uti ndapfundikanya bikanga, ndagerageza bikanga, nakutukeredi bikanga, no kwishyura bikaba ibibazo. Wowe komeza ugerageze, umuhanga yaravuze ngo jya ugerageza byange ariko ntukananirwe no kugerageza. Wowe gerageza mu bikorwa byawe, uburyo bwose ubonye shuwa yo gukora ukore, ushyiremo imbaraga zawe, ushyiremo ubwenge bwawe, ushyiremo ubumenyi bwawe, wowe wese ukore.
icyo nzi cyo nuko bizagenda neza. Rero nshuti yanjye, nimba wari wihebye uvuga ati subumana amaherezo naya, hari ukuntu umuntu mu buzima yiheba, akavuga ati ngewe ndakora ariko ntibikunda, ndakora ariko ntibigenda, ndakora ariko nta kintu ngeraho, nugukora wagira ngo mfite isiha ihora isahura, ntabwo nizigamira ngo byemere, nta kintu ngira. Hari igihe ukora no kujya mu kamina bikaba byakunanira, hari igihe ukora bitewe n'inshingano runaka ufite bikanga, hari igihe byanga, hari igihe uburi umugabo bikanga, hari igihe uburi umugore bikanga, mugafatanya bikanga, hari igihe uburi umusore bikanga, ukaburi umukobwa ukagerageza bikanga, nta mwana uriza, hari igihe byanga, ariko hari n'igihe byemera. Niyo mpamvu nkubwira ngo nimba wumvaga Satani hari ukuntu yakongoreraga ngo reba ngo 2023 byaranze, 2024 biranga, n'ubu na 2025 bicyanga, ujye umubwira ngo siko bizahora, iminsi igiba myinshi igahimwa n'umwe. Ujye ubwira ayo majwi, uyabwira tumva, nubwo uyu munsi byanze ariko ejo byakwemera, nubwo uyu munsi bidakunda ariko ejo byakunda, nubwo uyu munsi mbona ibituma ntatambuka ngo byemera ari byinshi, ariko ejo cyangwa ejo bundi byakunda. Nshuti yanjye rero, wowe ugikomeje kunkurikira kuri Aline 250, nagira ngo nkubwire ngo kora cyane. Nawe wari ufite plani runaka zikagerwaho, ntago ari igihe cyo gucika intege, ntago ari igihe cyo kwicara ngo ugereka akaguru ku kandi ngo ibyo ngo nari natekereje nabigeze. Oya, ongera ugire izindi nzozi, ongera wagura intekerezo zawe, ongera uvuge okay, uyu mwaka nageze kuri ibi, ariko nuriya wundi ngomba kugera ku bindi. Nawe agura intekerezo, ukore cyane. Ndabashimiye rero nshuti bakunzi ba Aline 250, wowe unkurikiye utarakora subscribe, ongera uyikore rwose, yikore nimba utarayikora, ukande ujye ukurikirana ibiganiro byanjye uko bwije nuko bukeye, uko umuntu ashyizeho ibiganiro ujye ubasha kubibona. Comment zanyu n'ukuri ziba zikenewe kuko zituma umuntu agira byinshi yunguka. Rero Imana y'amahoro ibagirire neza. Wowe wari ukidukurikiye, Imana y'amahoro ibiteho imipango yanyu, imishinga yanyu, plani zanyu, Imana ikomeze ibashoboze ko zijya mu bikorwa, Imana ikomeze ibagure mu buryo bwose, haba mu byo mukora, haba mu bwenge, haba mu ntekerezo. Imana ibashyigikire, bateze intambwe mugere kure. Kugera kure kwanyu niko kugera kure kwanje, kandi byose hamwe Imana izabidukorera. Kadushima Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye ndetse nkushimiye cyane kubw'uyu mwanya waruduhaye. Nkweretse urubyiruko, nkweretse abanyarwanda muri rusange, ukomeze ubahe gusoza umwaka neza, kandi uduhe no gutangira undi amahoro. Ibyo tutagezeho muri uyu mwaka, muri uriya mwaka tugiye gutangira, uzatwambika imbaraga, uzaduha ubwenge, uzadushoboze kubigeraho, turusheho kugushima. Urakoze, komeza uturinde, turindane nabo mu isi yose, ukomeze utugirire neza, turusheho